Bakunzi ba Peace TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tunejejwe n'Imana kuko yaduhaye umunsi mwiza, icyumweru cyiza kuri buri wese unkurikiranye muri aka kanya. Imana iguhe umugisha. Ndacyabifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya wa 2025. Uwiteka Nyiringabo Imana abishimire kandi abagiriye neza. Rero turakomeje mu kiganiro cyacu biracyashoboka, ikiganiro kivuga ubutumwa bwiza bw'amahoro tubonera muri Yesu Kristo. Akaba ari nayo mpamvu mfite ijambo ry'uyu munsi, nawe uryakire ribi ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Mbere kugira ngo dusenge, ijambo riri mu Baroma ibice byaho 15 umurongo wa 13 haravuga ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Mbwirire wo mwegeranye ngo amina. Ibyiringiro Imana ndimo gusenga ngo ikuzuze, ibuzuze. Ibyiringiro nibwo buzima bw'umuntu wamenye Imana, nibwo buzima tuvana mu Mana, nibwo buzima bw'abana b'Imana. None ijambo ry'Imana ni Paulo yabwiraga bavuga ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuza umunezero wose. Bivangwa hari gira umunezero ko ntubone umunezero wose. Rero iki gitondo yisaho nkurikiye aho waburi hose, birashoboka ko yuko waba ari mu gitondo cyangwa se hakiri ninjoro, ariko ndaguhanurira mpano ubuzima bw'embwira ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, niwe Imana yo kwiringirwa, niwe Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Iyo wakinguye nta wongera gukinga. Mana isaha ndahamagara kugirirwa neza nawe, ndahamagara umunezero n'amahoro ku bana bawe umurikiye wese muri aka kanya. Reka bona amahoro avuye kuri, kabona umunezero uvuye kuri wowe. Reka mwami agira ibyiringiro bivuye muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ihembure igitondo cy'ubuzima, igitondo kizuri byari byapfuye, igitondo gikiza abari barwaye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe nkurikiye aka kanya urwaye mu izina rya Yesu Kristo, mbaraga zikiza zimanuke ku buzima bwawe. Wowe nkurikiye aka kanya buzamoro umutima wawe, Imana nyiri byiringiro guha amahoro yo mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akubeho, kandi nkuko ikigero kivuga ngo biracyashoboka, ndagira ngo usubize mu imbaraga nkubwire ngo muri birashoboka. Uyu mwanya tujye kuba tuganira ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ndagusabye wo nkurikiye aka kanya ntuve kuri iyi cyano, ahubwo utumbira icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Vugira ngo amina. Haleluya. Rero turakomeje mu kiganiro biracyashoboka, ndimo mbwiriza abantu ubutumwa buvuga ngo byose birashoboka, kuko Imana yakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, kuko Imana irakuzi kandi imigambi gufitiye ni byiza gusa. Nubwo ubona bisa nkaho bimeze bityo, ariko aragira ngo ubwire ngo uyu mwaka 2025 ni umwaka Uwiteka umwami Imana aje gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Ni umwaka Imana ije guhindura ibyari byaranze guhinduka. Ni umwaka Imana ije gushyira inzira aho utabonaga inzira. Ni Imana ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga ingoni. Ni Imana ije gukuraho ibyari imisozi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavugana nawe urimo kunyumva muri aka kanya, ndavugana nawe Imana ihaye umugisha wo kugira ngo uwumvire ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Ntago biguma uko byari biri. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka ngubuhamya mbere yo kugira ngo nijire mu ijambo. Ndibuka umunsi umwe nari ndimo gusenga ndi ku rusengero, ngira ngo abatanzi nitwa Pastor John Karimba, nyito ryanjye ni Rwanda Victory Mission, turabakunda cyane. Nari ndi mu rusengero ndimo gusenga, umuntu arampamagara arambwira ngo umwana wanjye amaze ukwezi, umwana mwita Solange, ntacyo muvuze ba Solange ni benshi. Uwo mwana yaramaze ukwezi kose atavuga, yarageze mu mwaka wa 6. Hari ibintu bijya bifata ubuzima bwacu, hari ibintu bidukurikira mu bereho yacu ya buri munsi bikakubuza kugera ku cyo ugiye kwakira. Maze gusobanukirwa niwe musengera turi kuri telefone, zisobanukira ko hari imbaraga iwabo, na mwana w'iwabo wigeze arenga mu mwaka wa 3 primaire, we yarageze mu mwaka wa 6. Bivuga ngo hari ubuntu bw'Imana bwari buri ku buzima bwe. Nanjye numva umwuka aramishura ngo
ngo naze umusengere araza gukira. Uwo mwana yari amaze guhinduka ikiragi, yarumvaga neza agashobora no kwandika, ariko mudashobora kuvuga. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye, hari imbaraga turwana nazo. Izo mbaraga ntabwo bazibonesha amaso aya ngaya yacu, ahubwo ni imbaraga ushobora kubona mu buryo bwo mu mwuka. Ndagira ngo ubwire ngo icyabaye kuri uwo munsi, ndabyuka ko byari nko mu masaa 3, naramubwiye nti ndi ku rusengero ndimo ndasenga Imana, ariko nurenze mu isaha ya saa 8 utarangeraho. Arangije papa we niwe twari tuvugana na mama we, arangije papa warabimubwira avuye, ngire ngo ntago yari hari muri ako kanya, ariko akimara kumubwira ati umupase tuvuganye, avuga ibyateye Solange kugira ngo yo kugira gute yo kuvuga. Arangije arabyizera. Reka nshuti yanjye mwizere ijambo ry'Uwiteka Umwami Imana. Haleluya. Muri ako kanya amaze kubibwira se, umwuka w'Imana aramusanga aravuga ngo mumpe mutware, afata moto byihutirwa cyane. Arangije aramuzana. Reka mbabwire icyabayeho. Namurangiye ku rusengero, dusengera hari Kanombe. Akimara kuza yampamagaye ageze kuri gate, aravuga nahangaho ni kuruse kuri Victory ninje ndabana injira aho ngaho. Arangije araza, akimara kunkubita amaso, icyabayeho muri ako kanya naramaze, ni wowe Solange? Umwana ita ngo ye. Ni wowe se utavugaga none ukaba urimo kuvuga? Ye. Umubyeyi we yikubita hasi aratangara. Reka mbabwire bene data, dufite Imana ikora. Hari igihe uba mu buzima, ukaba mu mibereho, ukaba mu bibazo, ukagira ngo Imana ntibizi, ariko Imana izi buri kimwe cyose. Iyo ufite ibyiringiro ngo Imana irabikora, Imana iramanuka igakorana nawe. Uwo mwana Solange nta yandi masengesho twiye dusenga kugira ngo ashobore kubona, ahubwo imbaraga z'umwanzi zari zaragobye ururimi rwe, ako kanya zahise zirufungura. Nawe ushobora kuba unyumva muri aka kanya, hari imbaraga zafashe ibyawe, ubu imbaraga zamufasha ururimi, zimubuza kugira ngo ajye kwiga, ndetse azashobore no kujya gukora ikizamini cya leta muri segonderi. Ubu ngubu ndatekereza yuko ageze nko muri segonderi ya 2 cyangwa ya 3. Haleluya. Nanjye ndagira ngo mvugane nkubwire ngo hari Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Haleluya. Ariko reka nkubwire icyambere, ndagira nkubwire ngo ukeneye kuba mu mwanya Imana igushakamo. Haleluya. Iyo uri mu mwanya Imana igushakamo, umuntu akagusengera nawe ari mu mwanya Imana imushakamo, imbaraga z'Imana zirakorana, imbaraga z'Imana zirumvanana, imbaraga z'Imana zigira communication, imbaraga z'Imana zigira imvugo yazo, imbaraga z'Imana zifite uburyo zikorana. Haleluya. Izo mbaraga nizo zahuye n'imbaraga zari ziri muri uwo mwana w'umukobwa. Ururimi rwe rurongera rwagobotoka, ariko ufite kwizera. Ise yizeye ngo niba ariko yakubwiye ngo reka ngende, umwana wanjye araza gukira. Nyuma yampaye ubuhamya. Haleluya. Nibishoboka nzabaha ubuhamya kuri televiziyo kugira ngo mwumve uwo mwana w'umukobwa icyari cyaramubayeho. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero ndimo ndavuga kuba mu mwanya Imana igushakamo. Abantu bose babanye n'Imana, abantu bose bakoranye n'Imana, nagiye nkubwire nuko bari mu mwanya Imana ibashakamo, bari mu mwanya Imana ishaka gukorana nabo, bari mu mwanya Imana ishaka kugira ngo igire ibyo ikora ku buzima bwabo. Yesu ashimwe. Imana yabwiye Mose, iyo ugiye mu Kuva ibice byaho ngira ngo ni 33, nyihanganire, mu Kuva ibice 33, Imana ivugana na Mose 33 umurongo waho wa 21, haravuga ngo kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare. Hariho ahantu bugufi bwanjye nawe. Niba ngo buri wese afite bugufi bwe n'Imana, buri wese afite aho Imana yagira ikikora, buri wese afite aho Imana yamutabarira, buri wese afite aho Imana yamurwanirira intambara, buri wese afite aho Imana yamurengera. Niyo mpamvu uyu munsi rimwe na rimwe duhaguruka twabyuka mu munsi runaka, umunsi w'amasengesho, isaha yo gusenga, umunsi wo kujya ku rusengero, umunsi wo ku cyumweru, umunsi wo kuwa gatatu, sinzi umunsi wo guhurira n'Imana, ariko ukeneye
kugira ahantu uhurira n'Imana, ndetse no mu rugo rwawe no mu nzu ugomba kugira ahantu uhurira n'Imana. Aho hantu niho ugera ukavuga ibyakugoye, wava ku kazi ukarambura amaboko yawe ukavuga uti Imana nyiribihe, mvuye ku kazi ariko ibyo nasanze uyu munsi, nasanze umwanzi ari imbere yanjye, shimwa yuko wahandindiye, ariko kuko ngeze ahangaha nzi ko nkubwira ukanyumva, nzi ko wantabariye ahangaha. Imana irazi ikora imirimo n'ibitangaza, Imana irazi ihembura ubuzima bwawe nkuko Imana yabwiye Mose. Byari bitari byoroshye kuri Mose, ariko Imana irangije iramubwira iti hariho ahantu bugufi bwanjye nawe. Haleluya, ramakasekere mandere. Hari ahantu bugufi bwanjye nawe, hari ahantu ufite bugufi bwawe n'Imana, hari ahantu Imana yigikorera imirimo yayo, hari ahantu Imana igitwigishiriza, hari ahantu Imana igidutunganyiriza, hari ahantu Imana igikorera imirimo. Ndagira ngo ubwire ngo hashobora kuba mu mujyi, hashobora kuba mu cyaro, hashobora kuba mu ishyamba, hashobora kuba mu mahanga ahantu runaka, ariko aho hantu Imana yagutegerereje, aho hantu Imana ishaka kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Gira ahantu, menya ahantu Imana yagira icyo ikora ku buzima bwawe. Imana ntabwo izagusiga uko wari uri. Dawudi yabaga mu ishyamba, ntago reka babwiza ukuri, mu ishyamba uretse amadubu yarwanaga nayo n'intare zazaga kurya abana b'intama za se, ariko nta kindi cyari gihari. Ariko biratubwira neza ngo maze Dawudi akagira umwanya, yumva inyoni zivuga, ariyo zivuga hirya no hino, nta kindi areba gusa yitaye ku ntama za se. Ariko biratubwira ngo yagiraga umwanya we, agafata inanga y'agacuranga, agafata umwanya agacuranga. Haleluya. Ntumbaze indirimbo yacurangaga, ariko biratubwira ngo Dawudi yacurangaga inanga. Kubera ubwiza bw'Imana bwazaga kuri Dawudi, yarangiza kumva kubaho kw'Imana, indirimbo ikaza muri we, wenda bati Imana ni nziza. Haleluya. Njya ntekerezaga agatekereza ubwiza bw'Imana, nubwo ntacyo yabonaga irimo gukora, ariko akavuga ati Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Haleluya. Iyo nanjye ni indirimbo yanjye, ndavugana nawe uri munyumva muri aka kanya. Indirimbo yaza muri wowe, indirimbo ikaza muri Dawudi, Imana ikamwishimira. Igihe Samweli yarimo gusenga, Bibiliya tubwira neza, iramubwira ngo wikwirirgurira. Yariraga ku bwa Sawuli wari wagomeye Imana, yariraga ku bwa Sawuli wari umwami ariko adakora iby'ubwami bw'Imana. Bibiliya tubwira neza ngo Imana iraza isanga Samweli, iramubwira ngo wirira, kuko Samweli nawe yari mu mwanya Imana imushakamo, yari mu mwanya wo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Reka nkubwire nshuti, gira ahantu uhurira n'Imana. Ngo Imana iramubwira ngo haguruka ufate amavuta ujye mu muryango kwa Yesayi, kuko niboneye y'umwana, niboneye umuntu wasimbura Sawuli, niboneye umuntu waba umwami wa Isiraheli, niboneye umuntu warwanira Isiraheli, niboneye umuntu wakiza Isiraheli. Mbonye umugabo ukomeye. Abo mu isi n'abaturanyi bo kwa Dawudi babonaga Dawudi ari umuntu usanzwe, ndetse ari n'inyuma y'abandi. Bakure mwibuke ko bari abantu bakomeye, bari mu ngabo za Sawuli. Ariko biratubwira neza ngo muri icyo gihe, muri iyo saha, Imana iramubwira ngo fata ihembe ryawe uryuzuza amavuta. Haleluya. Samweli aramanuka yinjira kwa Yesayi, ngo agezeyo ngo arababwira ngo ikigenje gutambira Uwiteka umwami Imana yanjye. Arangiye ngo areba abana be bose, atangira kuvuga ati ese ubu ninde koko Imana ishaka ko aba umwami? Ngo yerekana abana be bose, ntabwo nshaka kujya muri byinshi, ariko Imana irangije iravuga ngo abo bose nabagaye. Hari uwo nzi, hari uwo namenye, hari uri mu mwanya w'isezerano. Haleluya. Haranira kuba mu mwanya w'isezerano, covenant position. Haleluya. Covenant position ni umwanya Imana ikumva nawe ukayumva, ni umwanya ugera mukumva kubaho kw'Imana, ni umwanya Imana itabariramo. Niwo mwanya Imana yatabariyemo Solange, niwo mwanya Imana yakoreye uwo mugabo w'Imana ariwe papa mubyeyi wa Solange. Akimara kumva yuko hari umukozi w'Imana bavuganye, ati rega mutware, Imana iramugirira neza. Haleluya. Arangije bavuga ngo ni mumuhamagari, ntago mujya ku meza atari yaza. Reka mbabwire bene data munkurike muri aka kanya, hari ubutware bw'Imana, hari imbaraga z'Imana ziba mu mwanya w'Imana, Imana ishaka gukoreramo. Imana ikakuvana iyo ngiyo ikagusumbisha aho
abandi uzi ngo bageze kure, ariko ubutware bwa data iyo bwamaze kumanuka babandi bose baraceceka. Bene se wa Dawidi bose babonye imirimo y'Imana baraceceka baratuza. Haleluya, haleluya. Wowe urimo kunyumva uyu munsi wa none, ndagiye nkubwire ngo haraho Imana gushaka. Iyo somye ibyanditswe byera mu Itangiriro 28 umurongo wa 10 uze kuyisomera, tubona umugaragu w'Imana Yakobo ngo maze aragenda araruha, ngo amaze kuruha ngo agera hehe abrangije. Reka magusomere. Haleluya. Itangiriro 28 naho nsoreza umurongo waho. Itangiriro 28, Itangiriro 28 umurongo waho wa 10 haravuga ngo iki? Haleluya. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani. Murongo wa 11 agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira. Amen. Ahangaha biratubwiye ngo uyu mugaragu w'Imana Yakobo ngo agera ahantu araharara buracya ngo kuko izuba ryari rirenze, arangije ngo yenda ibuye mu mabuye. Haleluya. Iryo jambo rarikunda, yenda ibuye mu mabuye. Bivuze ngo mu mabuye yarari aho ngaho mwuka w'Imana yamujeho amwereka ibuye, ngo arangije araryisegura, arangije arasinzira. Arangije ngo amaze gusinzira we ngo abona ijuru rikinguka, abona ijuru rirakingutse, abona abamarayika bazamuka bongera bamanuka, abona abamarayika bamugemurira, abona tangira kumva ubwiza bw'Imana, kuko yari ahantu hitandukaniro, kuko yari ahantu Imana imushaka, kuko yari ageze agomba kuruhukira. Haleluya. ngo iryo bararyisegura aryamo arasinzira. Umurongo ukurikiyeho ngo arangije ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Haleluya, haleluya. Wowe urimo kumvira ijambo, ndumva umwuka avugana nanjye ngo hari ahantu nshuti yanjye, hari ibihe nshuti yanjye, nubwo waburushye, nubwo wabunaniwe, nubona ngo byarangiye, ukabona urugo rwawe nta buzima rugifite, hari ahantu urugo rwawe rwakongera kuzukira, rwakongera gukirira mu izina rya Yesu. Hari ahantu wowe ushomereye, imyaka ishobora kuba ari myinshi, ariko hari ahantu Imana yakongera ikagaruka, aho hantu Imana ikaguha akazi keza kandi ushaka. Hari ahantu Imana igikingura amarembo ikatugaburira, ikatugirira neza, ikatwitaho. Rero ndavugana nawe, wowe warurushye, wowe waruremerewe, wowe warucitse intege, biracyashoboka, biracyashoboka, biracyashoboka. Ndavugana nawe wari udafite igisubizo, ariko Imana yacu igufitiye igisubizo. Niyo Mana y'amahoro, niyo Mana itanga ibyiringiro, niyo Mana itanga imibereho, niyo Mana itanga ubuzima, niyo Mana ikorera mu gihe cyayo. Igihe cyayo ntabwo ari imbere, igihe cyayo ntabwo ari inyuma, ahubwo mu gihe cyayo Imana iraza igakora mu bumana bwayo, igakora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ije kugusanga 2025. ndashaka kuguhanura nshuti yanjye, hari Imana mu ijuru yagira ikikora, hari Imana mu ijuru yagira ibyihindura, hari Imana mu ijuru yaguhoza ayo marira warayurira, hari Imana mu ijuru igufitiye igisubizo, hari Imana mu ijuru ikiza kanseri, hari Imana mu ijuru ikiza sida, hari Imana mu ijuru ihumuriza imitima yari yacitse intege, hari Imana mu ijuru yagutabara. Nshuti yanjye urimo kunyumva aka kanya, ndashaka gusengana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Niba urimo nkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo ufate aho umva urimo kubabara. Niba ari ikibazo kiri umutima wawe, fata ku mutima wawe dusengane. Imana yiteguye kugira neza. Niba wabuze igisubizo, hanga amaso. Muri byavuze ngo kumuhanga amaso niko kumusubiza mu imbaraga. Hanga amaso Uwiteka Umwami Imana, ube mu mwanya ukwiriye Imana shakamo, ube mu mwanya Imana yagira ikikora ku buzima bwawe. Imana yiteguye gukora ibikomeye kandi yiteguye kugira neza. Ndashaka gusengana nawe. Imana yakiye Solange nawe yagukiza, Imana yakiye Solange yaguha akazi, Imana yakiye Solange yaguha umugabo, Imana yakiye Solange yakuha umugore, Imana yakiye Solange yakubakira urugo rwawe, Imana yakiye Solange yakuvana ku gisasiro aho ngo maze iminsi, Imana yakiye Solange yakuvana mu ruzerero, Imana yakiye Solange yakubohora mu mbaraga zaba zigufasha ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Mana nyiri ibihe Uwiteka
uwiteka. Ni wowe Mana yumva gusenga kw'abana bayo. Mana nanjye unyumve muri aka kanya, ndasengana n'uyu mugaragu wawe, ndasengana n'uyu mugaragu wawe. Sinzi imbaraga zafashe ubuzima bwe, sinzi imbaraga zabasa ubuzima bwe, sinzi ibyarimo kunyuramo, ariko uyu munsi wa none ndahanurira ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyo atashoboraga, reka ibyo atashoboraga, nk'uko Orange atashoboraga kuvuga ariko agatangira kuvuga, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ubuzima zimanuke ku buzima bwawe, imbaraga z'ubuzima zimanuke muri wowe, imbaraga z'ubuzima zimanuke zikora imirimo n'ibitangaza. Wongere nawe muzima, uve mu bukode wubake mu izina rya Yesu Kristo. 2025 imigani baguciraga ntibazongera kuyica ukundi, kuko Uwiteka aje guhindura amateka yawe, kuko Uwiteka aje guhindura amateka yawe. Ukeneye umwana mu izina rya Yesu Kristo. Dufite Imana ishobora byose. Nabonye abantu babyara bamaze imyaka n'imyaka, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iyo nda yawe ndayisengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Buri imbaraga zo z'umwanzi zari ziri muri iyo nda yawe zakubuje gusama guhera uyu mwaka mu izina rya Yesu. Amezi 9 atarashira urabubonye umwana w'umuhungu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sinzi uko abigenza, sinzi nuko abikora, ariko icyo nzi neza, Imana yakirakora kandi je kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Niba nkurikiye vuga ngo amina. Imana mu ijuru kumpera umugisha kandi kugirire neza. Mwari kumwe na Pastor John Karimbanyi, ndabakunda cyane. Ukeneye kumpamagara, telefone yanjye ni iyi 0788 4-3-0-0-8-5. Ngwino dusengane, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugire neza. Ushobora kwandika icyifuzo cyawe aho ngo muri comment, kandi ushobora kumpamagara isaha yariyo yose mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikugire neza kandi kwiteho. Mugire icyumweru cyiza. Uwiteka umwami Imana abaho umugisha uva iburyo n'ibumoso, abatsindira abanzi bari bahagurukiye, abakize indwara zari ziri mu buzima bwanyu, kandi atanga ihumure mu rugo rwawe no mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Niyo byose mbyizera. Amen. Ndabakunda cyane. Yesu abampera umugisha. Shalom, shalom.